wanjye yarambwiye ngo ninashaka shaniye ubu ngubu nta kindi kintu nkeneye kuzavugana nawe mbese ubu ngubu uko nambutse niryo jambo ambwira ngo shaniye yaramutse ate akagira ngo ninjye tuba twanararanye noneho kandi noneho ndabona na telefone ze naraziborotse kino kinyenda bunako bamora bunako bamora nabiryo atetse kaze nkwereke nabiryo atetse nyana otaka kabisa muze tunike bikaza kabiri mana yanjye we mana iki gihe kizagira koko kubera iki nsigaye numva nkunda umari cyane ya imana ni byose nta kidashoboye shema uko ntabwo tsega ndasega shema ndasega narasenze abagiye gukoboka ariko imana niba ikibaho niba itakinyuma ntabwo cyane tegereza izagufasha kandi burya nabigeragezo bitagira iherezo kango sinjya moberana kansuhuza mu ntoki ubaheze kubutemera guhobera ntabwo ushaka guhoberana reka musubize mu ntoki oya winsuku aya bimeze bite sawa ko ari wanze kuza nari narabona umwanya ubonye mu mero wasaga kandi niho ubonye nibwo mbonye umwanya ubu ngubu gusa neza nta kintu nuko nyine igihe cyose mba ndi mu nzu kubera nyine agahinda agahinda nakeke watuje umutima ntambe wajyureka we bino bintu ntabwo abiciyemo ntabwo ubizi ibi nabiciyemo pe none ariko sinkubwira ko nkuri inyuma ufite ikihe kibazo nta kibazo nanjye ndakwizeye ko mpari ni nka mama wawe rega burya umukazana na nyirabukwe aba ari nk'umwana na nyina sobanuriye ese basi niki nakoze basi ngo ngese naragusobanuriye ndakubwira ngo uri umuntu wa nyuma nakunda Fatuma Shati yabaye Shani ubaye